Ntukavuge byinshi kugira ngo bagufate nk'umunyabwenge. Vuga ibifite agaciro kugira ngo bakumve. Umuntu ufite ubwenge nyabwo ntabwo aharanira gutsinda ibiganiro byose agiyemo, ahubwo agerageza guharanira kumva buri wese. Kumva neza mbere y'uko usubiza ni kimwe mu bimenyetso bikomeye by'ubwenge. Iyo utuje mu bihe bikomeye, abantu babona ko ufite imitekerereze irenze amarangamutima. Kuba wabaza ikibazo cyiza kimwe bishobora koroha kurusha gutanga ibisubizo 10. Abanyabwenge rero ntibihutira guca urubanza, babanza kureba impande zose. Kuba wakicisha bugufi rero ni kositime y'ubwenge, ndetse ubwenge nyabwo. Iyo uvuga make, ubwo ayo make rero akaba afite uburemere, amagambo yawe aba afite agaciro. Umuntu usoma buri munsi aba yubaka ubwenge abantu babona nyuma y'igihe. Ubwenge ntabwo ari ukumenya byose, ni ukumenya icyo uvuga ndetse n'igihe ukivugira. Abantu kuba wabaho umuntu uzi gutega amatwi kurusha uharanira gusa kwiyerekana. Kwigira kuri buri muntu uhura nawe ni ikimenyetso cy'umuntu uzi ubwenge cyane. Niba ushaka rero kugaragara nk'umunyabwenge, banza ube umuntu utuma abandi bumva bafite agaciro. Ubwenge nyabwo bugaragarira mu buryo ufata abantu, si mu magambo akomeye ukunda gukoresha. Umuntu ugenzura amarangamutima ye aba afite imbaraga cyane, aba afite imbaraga abantu badashobora guhisha. Ntutinye kuvuga uti simbizi. Abanyabwenge nyabo ntibatinya kwiga. Iyo ufite discipline rero mu byo ukora buri munsi, abantu babona confidence yawe nk'ubwenge bukomeye cyane. Gutekereza mbere y'uko ukora ni intwaro itandukanya abanyabwenge ndetse n'abahubuka cyangwa se wenda abaswa. Abantu bakubona nk'umunyabwenge iyo utuma ibiganiro byabo birushaho kubereka yuko ari beza. Ubwenge rero buba burenze impamyabumenyi, akenshi na kenshi bugaragarira mu buryo ubaho cyangwa se wenda mu buryo uvuga ndetse n'uburyo wubaha abandi. Umuntu uzi ubwenge rero ntabwo ahora ashaka kuvugwa, ibikorwa bye birivugira. Kumenya igihe rero cyo guceceka ni urwego rwo hejuru cyane rw'ubwenge. Abantu bakwizera cyane iyo amagambo yawe ahura n'ibikorwa byawe. Kuba wakihangana mu gihe abandi barimo bihuta ni ikimenyetso cy'umuntu utekereza kure. Ubwenge nyabwo ntibutera urusaku, bugaragarira mu ituze. Buriya uzatinya umuntu ukunda kuba acecetse cyane. Buriya babacecekanye byinshi. Kuba umuntu acecetse ntabwo bivuze yuko adafite ibyo kuvuga cyangwa se wenda adafite igitekerezo kw'icyo kintu wenda ushobora kuba kumubaza, cyangwa se wenda ku bintu byinshi, ku bintu bimwe na bimwe muba murimo muganiraho. Jya umwitondera cyane. Umuntu uba washobora kwakira ibintu byose atarakara, ndetse nyine akagira uburyo abyitwaramo, aba afite maturity ikomeye cyane. Iyo uha abandi umwanya wo kwisobanura, uba werekana ko ufite ubwenge bwo kumva. Abantu bumva ufite ubwenge iyo uvuga ibintu byoroshye ariko bifite ubusobanuro bwimbitse. Kuba karume buriya mu bibazo nibwo buryo bwiza bwo kwereka abandi imbaraga zawe. Ntabwo abanyabwenge bahora bafite amagambo menshi, baba bafite amagambo akwiye. Kwemera amakosa yawe ni kimwe mu bimenyetso bikomeye by'ubwenge. Iyo umuntu azi kugenzura yego ye, abandi bamubonamo ubushobozi bukomeye cyane. Ubwenge rero akenshi na kenshi buba bugomba gutuma umuntu yubaka, bitarimo ibyo gusenya abandi. Kugira amatsiko yo kwiga buri munsi bituma ubwenge bwawe bukomeza gukura. Abantu rero bakubona nk'umuntu ukomeye iyo uzi kuvuga ukuri mu buryo bwubaka. Ntukagerageze gushimisha buri wese, gerageza kugira principles zikomeye cyane mu buzima bwawe. Ubwenge nyabwo rero bujyana n'icyizere gituje mu buzima bw'umuntu. Iyo ukunda gutega amatwi rero witonze, uba umaze kumenya byinshi abandi batigeze babona. Abantu bafite ubwenge rero ntibakunda drama, bakunda solutions. Kumenya kwifata mu magambo ni kimwe mu bikorwa byubaka respect. Kugira ubwenge rero ni ukuba wabasha kubona amahirwe aho abandi babona ikibazo. Niba ushaka kubahwa, banza wubahe abandi nubwo mutangana. Niyo mwaba mutangana ariko gerageza ububahe, kuko kubaha nicyo kimenyetso cya mbere kigaragaza umunyabwenge ahatandukanira n'umuswa. Abantu buriya bibuka cyane uburyo wabumvishe kurusha amagambo menshi wababwiye. Kuba wagumana discipline mu gihe nta muntu ureba nibwo bwenge bwo kwiyobora.
Ubwenge nyabwo rero ntibutuma umuntu yishyira hejuru, ahubwo butuma amenya ko hari byinshi atagira. Reka mbe nakugezaho agatekerezo kamwe k'umusaza wagiraga inama umwana we. Ati mwana wanjye, icyambere ushobora kuba watunga muri ubu buzima si amafaranga, si amazu menshi, ndetse yewe si n'imodoka, ahubwo ni izina ryawe. Izina ryiza riruta ubutunzi bwinshi. Uzageraho abantu batakwibuka kubera ibyo wari ufite, ahubwo bakakwibukira uburyo wabafataga. Ati isi rero mwana wanjye izagushuka kenshi ikubwire ko gutsinda ari ukugira byinshi, ariko uzamenya ko gutsinda nyako ari ukubasha gusinzira nijoro umutima wawe utagushinja nabi cyangwa se udagucira urubanza. Ntuzigere ugirira nabi umuntu kugira ngo ubone icyo ushaka, kuko ibyo wubaka hejuru y'amarira y'abandi bizasenyuka. Uzahura n'abantu benshi bazaguseka, bazakuvumira ku gahera. Igihe rero utangiye urugendo rwawe, bamwe bakubwire ko udashoboye, ntukabarebe nk'abanzi bawe, ahubwo uzabarebe nk'ikizamini cy'ubuzima urimo gucamo. Umuntu nyawe cyangwa se umuntu w'umugabo, umuntu ufite ubwenge, ntiyubakwa n'amashyi y'abantu, ahubwo yubakwa n'uko ahaguruka nyuma y'uko aguye. Hari igihe uzacika intege rero mu buzima, hari ijoro uzarira wiherereye wumva isi yose yakwanze. Icyo gihe rero uzibuke ko n'inkuba ikomeye itarangiza ikirere. Ibibazo rero ni ibihe by'igihe gitoya, ariko umuntu ukomeza guhatana yubaka amategeko y'igihe kirekire. Mwana wanjye rero, uzubahe abantu bose. Uwo usuzugura uyu munsi ashobora kuzaba igisubizo cyawe cy'ejo. Ntukagire guhakirizwa kubera amafaranga cyangwa se wenda ubwenge. Amazi yuzuye niyo atarangara. Umuntu ukomeye cyane ku isi buriya ni umuntu uzi kwicisha bugufi, kandi uzirinde amagambo mabi. Hari amagambo yubaka umuntu imyaka myinshi, hakaba n'ijambo rigenda rigasenya umuntu mu masegonda makeya. Mbere yo kuvuga rero, banza wibaze uti ibi ngiye kuvuga birubaka cyangwa se wenda birasenya. Uzamenye gukunda, ntuzatinye kugira umutima mwiza kubera ko abantu bamwe bawukoresha nabi. Kuba umwana mwiza buriya si ubupfapfa, ahubwo ni imbaraga abantu benshi babura. Ariko kandi uzige gutandukanya umuntu ugukunda ndetse n'ugukeneye gusa, cyangwa se we ushaka kugukoresha mu nyungu ziwe. Niba ushaka kuba umugabo ukomeye, uzige kugira disipurine. Hari iminsi uzagera ukabura motivasiyo, ariko disipurine ntizagutwaraho amarangamutima atagera. Haguruka ugende ukore n'igihe utabishaka. Intsinzi ntabwo igera ku bantu bafite impano gusa, iza ku bantu banze gucika intege. Uzubahe nyoko umunsi uzasobanukirwa amarira umubyeyi arira kubera umwana we, nibwo uzamenya urukundo icyo ari cyo. Nta muntu uzigera akwifuriza ibyiza nk'umubyeyi wawe. Kandi mwana wanjye, igihe kizagera mbure hafi yawe. Ijwi ryanjye rero ntirizongera kukugira inama buri munsi, ariko icyo nshaka mwana wanjye ni uko uzaba umugabo utinyuka gukora icyiza niyo nta muntu waba umureba. Uzaba umugabo utajya ugurisha consistency yiwe kubera inyungu z'akanya gatoya. Shakisha ikintu wowe urusha isi kurusha gushaka icyo isi wowe ikurusha. Kandi uzahore wibuka ibi ngibi mwana wanjye, umuntu nyawe ntabwo apimirwa ku byo afite, ahubwo apimirwa ku mutima ye yasize yubatse nyuma y'uko ahuye nawe. Reka nkushimire cyane wowe wabanye nanjye muri iki kiganiro. Njye wakikugezagaho nitwa Gisa. Reka nkwibutse yuko ibiganiro nk'ibi ngibi ari akagaruka hano ku iyi channel yacu. Wakoze cyane kubana nanjye.